A baby is born. I mean our son 2021. Welcome here, dear our son. Grow and strengthen our breath. We hope you not to be as a stupid 2020, a son of COVID-19. Mana muremyi wanjye, ngabo y'isonga nyir'ubuhanga, uhoraho umwami nyir'uguhanga, ni wowe wampanze n'ubuhanga, aho ndwaye ndaje umvure wowe muganga. Gihangange ndamuka nsenga, ngize imyaka ibinyacumi binarenga, nsa nk'uwiyimye isi ndigenga, ndarya imyaka n'ibindi ntikanga, kuko umpora hafi nyir'uguhanga. Dore umwaka w'umwaka ndabona urenga, mwiza mwami wimanye urwa gihanga, dore warurindiye ngabo y'isonga, aremye aremaraye nta gihunga, mwifurije umwaka mushya Kagame w'u Rwanda. Umwaka w'umwaka uyu wa Covid wenze u Rwanda urugira inyanda, abarwo bahera mu ngo bawirinda, nawe wimanye u Rwanda uhora urukunda, warwimikiye Karidinali Kambanda, Mana y'i Rwanda, umuhe kuzagira umwaka uzira igihanda. Umwaka w'umwaka ndabona ucutse, cyiyongere Kibondo 21, ubyiruke bwangu ushyizemo ubwira, ukura umasha uze nguhe imyambi, mutarama izashira utaramye u Rwanda. Ngwino Kibondo 21, ukuruze ubwenge uvemo umuganga, uzane urukingo ruca Covid, ushyireho imirongo izana ifaranga, umfatire ingamba zituma ndamba. Ngwino Kibondo 21, uruhure bambi ingeri z'impundwa, uzuha agahenge CP Kabera, waberewe no kurengera abanyarwanda muri uyu mwaka ngize uw'umwaka. Ikaze Kigali iwacu 21, zana amashagaga n'ibishya byinshi, uvaneho ibyo byo guca ingendo, rwose uze uteze impunari benshi, mpite nkujyana n'inyamirambo, ugurire byera ureke ibyo byago. Papa wawe arambiwe igikoma Kibondo, ngwino ukureho saa mbiri tuzi tuze, tujye duhura uko byabaye kuva kera Covid yo tutayizi, cyoza n'ikizi dukize intimba. Banyarwanda cyo nimuhumure birakunze, ndabona shenge ijoro rikunze, ribyaye umwana mbona ushamaje, mwe nimwirinde mu gihe tukimwakira, Mutarama ntishira adataramije u Rwanda. Ngusizeho gatoya Kibondo, ariko inyito nyayo nkwise y'ubu ni ndende, umboneye wamfasha kuko waje, iyi myato nayikomeza yose, reka nkureke ntahe najya stade, ndi Timote umukunzi, hari n'abanyise Karidinali. Ciao.